Ni nyuma y'igihe kirekire rero nta muryango w'ubutabazi ugera muri komine Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe n'ibibazo by'umutekano muke bikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo nibwo bwa mbere n'ubundi Croix Rouge yageze muri teritwari ya Minembwe nyuma y'igihe kirekire cyane inzira zifunze, zaba izigeza ibyo bikorwa bigiye bitandukanye by'ubutabazi muri Minembwe ndetse n'inzira y'abaturage bo muri Minembwe bajya ku bigo nderabuzima ndetse n'ahandi yagiye hatandukanye ho ku masoko. Ubwo rero muri kano kanya niyo nkuru tugiye kuza kugenda dukomozaho impumeko y'abaturage bo muri Minembwe ndetse nuko bakomeje kugenda babona ibintu uko byitwaye, bakomeza no kugenda bashimira ku rwego rukomeye cyane Alliance Fleuve Congo 23 ndetse na Monisco ngo bakomeje kugenda bagerageza kubafasha mu buryo butandukanye ubwo aribwo bwose, ariko kandi bakongera kwinangira cyane bavuga ko rwose leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ubutegetsi bubi cyane ndetse bw'igitugu ku rwego rukomeye cyane, banashyira mu majwi n'ubundi gihugu cy'u Burundi. Ndagira ngo ntizimbye amagambo tugiye kuza gukomoza gato cyane rwose kuri iyi nkuru y'akataraboneka ndetse tunagaruke ku magambo akomeye cyane yagiye atangazwa n'abaturage bo muri iyo teritwari ya Minembwe. Ni amakuru menshi cyane yagiye atandukanye uzakomeza kugenda abonera ku gihe 5 kuri 5. Ndagira ngo ntizimbye amagambo ngaruke mu kanya gato cyane ndi kukwinjiza muri aya makuru ku buryo burambuye. Reba hasi handitse subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana umwanya ku wundi. Nyuma y'igihe kirekire nta muryango w'ubutabazi ugera muri komine Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abakozi ba komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge ICRC bahageze ku munsi w'ejo ku itariki ya 2 Gicurasi mwaka 2026. Abakozi bakozeho urugendo rutoroshye cyane kuko iyi komine ituwemo n'abaniganjemo abanyamurenge, imaze igihe kinini cyane igabwamo ibitero bigiye bitandukanye n'ubundi muri rusange n'ibitero bikomeje kugenda birangazwa imbere n'ibikomeza kugabwa n'ihuriro rya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane drone zo mu bwoko bwa kamikaze zikomeza kugenda ziharasa ku rwego rukomeye cyane ndetse n'ingabo z'u Burundi zikomeza kugenda zifatanya na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri huriro rero rya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryari ryarafunze inzira zijyayo. Ubuyobozi bwo muri Minembwe bwakiriye abakozi ba ICRC kuri uwo munsi n'ubundi basuzuma ibibazo bigiye bitandukanye abaturage bafite, bikaba byitezwe ko rwose batangira kubaha imiti kuko amavuriro yaho yari afite icyuho gikomeye cyane n'ubundi ku buryo nta miti igiye itandukanye ikomeza kugenda ibageraho, ndetse hari na bamwe mu baburaga uko bagerayo bitewe n'uko nyine inzira zabaga zifunzwe n'amabariyeri agiye atandukanye y'imitwe yitwaje intwaro ya za Wazalendo ndetse n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi n'ubundi muri rusange. Umuyobozi wa Minembwe Colonel Gikwerere Makombe Charles yagize ati ku kigo nderabuzima nta miti ihagije cyari gifite, hari ikibazo cy'uko abagore bari kubyara bakabura imiti bavura n'izindi ndwara zikomeye cyane, turatekereza ko rwose wenda hari icyo bari bubafashe. Colonel Gikwerere yasabye imiryango mpuzamahanga itanga ubufasha ko yagera ikirenge mu cya ICRCR nayo igasura Minembwe kugira ngo itange umusanzu wo gushakira abaturage baho ibisubizo. ICRC ishoboye kugera muri Minembwe nyuma y'ibiganiro by'amahoro byahujije intumwa za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro FCM 23 ni mu Busuwisi ku itariki ya 14 kugeza ku itariki ya 17 Mata 2026, byafatiwemo imyanzuro irimo korohereza abari mu bikorwa by'ubutabazi kugera mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse na nyuma y'ibiganiro bigiye bitandukanye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'amahuriro agiye atandukanye cyane cyane ya politike akomeje kugirana n'umuyobozi mukuru wa Monisco n'ubundi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange. Ibiganiro byari biyobowe na Qatar byashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union, y'umuryango MPA Mahoro Peace Association washimye intambwe ICRC yateye nyuma y'igihe kirekire rwose umaze utabariza abatuye muri Minembwe, ugaragaza ko rwose ibyo bakeneye cyane ari imiti kurusha ibindi byose, ubundi hagakurikiraho n'ibindi bigiye bitandukanye byabafasha mu buzima busanzwe. Uyu muryango wagize uti ni igihe cyo kwiruhutsa cyane mu bushishozi n'ibyiringiro. Dushimiye cyane ICRC kuba yateye iyi ntambwe ikomeye cyane ikageza ubufasha bw'ubuvuzi bwari bukenewe cyane n'abatuye muri Minembwe n'ibice bihakikije. MPA yatangaje ko rwose ariko ibi bikwiriye kuba intangiriro yo gukemura ibibazo byinshi cyane by'abatuye muri Minembwe, kuko ngo uretse kubura imiti badafite n'ibiribwa ndetse n'ibindi byangombwa nkenerwa byo kubafasha mu buzima busanzwe, ariko kandi bagaragaza neza cyane ko rwose ICRC iteye intambwe ikomeye cyane yo gukomeza kubera n'abandi n'indi miryango igiye itandukanye ishinzwe ubutabazi ku rugero rukomeye cyane rwo gukomeza gufasha abaturage baturiye ako gace n'ubundi muri rusange. ICRC igira uruhare rukomeye cyane mu gushakira ibisubizo by'ibibazo abanyekongo bahura nabyo mu gihe cy'intambara. Uretse gutanga imiti, niyemeje kuba umuhuza mu ihererekanya ry'ipfungo hagati
hagati ya M23 ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi muri rusange. Ni ibihe biba bitoroshye cyane kubona rwose imiryango mpuzamahanga itabona uko igera ahantu hari ubu hagakwiye kuba hagera ubutabazi, nyamara kandi byose bigaterwa uruhare rukomeye cyane na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kugenda ishyira imbere gahunda y'intambara aho kugira ngo ihagarike cyangwa se ishyire imbere gahunda y'ibiganiro bikomeza hagati y'impande zombi muri rusange. Alliance Fleuve Congo M23 nayo ubwayo igiye ikunda gufasha ku buryo bugaragara cyane umutwe wa twirwaneho n'ubundi urubarizwa muri iri huriro. Ni umutwe ushinzwe kugarura amahoro mu bice bitandukanye cyane cyane ibyo bice bya Minembwe, cyane cyane ko rwose MRDV twirwana ari umutwe ushinzwe gutabariza abaturage b'abanyamurenge ndetse no gukomeza gufasha ku buryo bugaragara cyane abaturage muri ubwo buryo n'ubundi muri rusange. Ndagira ngo twihuse cyane twerekeze mu yandi makuru agiye atandukanye, ngo twerekeze mu gihugu cya Kenya. Urukiko rukuru rwemeje ko rwose icyemezo cya guverinoma ya Kenya cyo guhagarika gusiga imodoka amarangi ku buryo bukabije n'ibishushanyo ku modoka zitwara abagenzi gikurikije amategeko kandi biri mu nyungu z'umutekano w'abakoresha umuhanda. Imodoka nk'izi zamenyekanye mu Rwanda mu myaka ya mbere, ndetse abakundaga kugenda i Nyamirambo bazihabonaga ku bwinshi, zabaga zishushanyijeho abahanzi kandi zirimo umuziki mwinshi cyane. Muri Kenya hari ubwo usanga imodoka yifashishwa mu gutwara abagenzi yasizwe amarangi bikomeye cyane ku buryo uyicayemo adashobora kureba hanze ngo amenye aho ageze kubera ayo marangi n'ibishushanyo byabaga byuzuye ku modoka yose no ku birahure by'amadirishya. Umwaka ushize guverinoma ya Kenya yafashe icyemezo cyo guhagarika ibyo bikorwa igaragaza ko bishobora kubangamira umutekano w'abakoresha umuhanda, isaba nyiri ibinyabiziga kutongera gukoresha ibyuzuyeho ibishushanyo n'amarangi bikabije. Uwitwa Michael Makubo yahise yajyana ikirego mu rukiko rukuru agaragaza ko rwose icyo cyemezo kinyuranyije n'amategeko. Yanavugaga ko rwose kandi ngo bibangamiye umuco w'abantu bo muri Nganya, ubwikorezi bw'umujyi ndetse n'ibindi bibangamiye ubwisanzure bw'abakora ubwo bwikorezi kandi igera inzira yo kureshya abakiriya. Yanavuze kandi ko ari icyemezo kibangamira abakoraga umurimo wo gushushanya ku binyabiziga kuko bizatuma babura akazi. Urukiko rutangaza icyemezo cyarwo rwashimangiye ko rwose itangazo ry'ikigo cya leta gishinzwe ubwikorezi n'umutekano mu muhanda NTSA ryo ku itariki ya 14 Gicurasi mwaka wa 2025 rikujirikije amategeko agenga ubutegetsi kandi ko nta burenganzira na bumwe ribangamiyeho. Rwagaragaje ko Makubo atashoboye kugaragaza uko icyo cyemezo kibangamira uburenganzira buteganywa n'itegeko nshinga rya Kenya. Rwakomeje ruti hashingiwe kuri izo mpamvu zavuzwe haruguru, urukiko rutegetse ko rwose ikirego nta shingiro gifite. Rwashimangiye ko nta hantu na hamwe icyo cyemezo kinyuranye n'itegeko nshinga kandi ko rwose kitagamije ivangura iryo ari ryo ryose, by'umwihariko ibishingiye ku muco wabo muri Nganya. Urukiko kandi rwagaragaje ko urega atigeze agaragaza ibimenyetso byerekana uko icyo cyemezo cyagize ingaruka cyangwa se kibangamiyemo abo avuga ko rwose ahagarariye, kuko rusanga biri mu nyungu rusange z'abakoresha umuhanda, bityo ko rwose gukomeza gushushanya ku buryo bugaragara ku binyabiziga byose bigomba gucika n'ubundi muri rusange, uko bakomeje kugenda babigarukaho n'ubundi muri rusange. Hanyuma ndagira ngo nizimbye amagambo bashimire mwakoze kubana natwe muri aya makuru magufi cyane yaragezweho muri kano kanya. Ndabyibutsa ko ari amakuru agiye atandukanye tuzakomeza kugenda tubanamo, nubwo kuri ubu ngubu hari utuntu tutari twagenda neza cyane mu bigendanye no gukomeza kubategurira amakuru agiye atandukanye, gusa cyo ndabibutsa ko neza cyane tuzakomeza kugenda tubana umwanya ku wundi makuru agiye atandukanye dukomeza kugenda tubategurira muri rusange.